Ni mu masaha y'ijoro, Edna rero aba yiryamiye yashyizweyo rwose, dore ko nyine hano hantu aba ni mu rugo rw'umushuti we. Umugabo rero w'uyu mushuti we arabyuka buhoro cyane, maze akagenda akinjira mu cyumba cya Edna, atangira rero kumukorakora. Edna wari usinziriye cyane akangukira hejuru, maze yareba agasanga ni uyu mugabo w'inshuti ye uri kumukorakora. Yari agiye rero nko kuvuza induru, maze uyu mugabo ahita amupfuka umunwa. Edna, turakora iki mu cyumba cyanjye? Uyu mugabo ati nyine narinje kukureba, wowe se ntabwo uri umuntu mukuru, ubwo icyo nshaka ntabwo cyumva. Naho rero Edna atumva nkubwire, njyewe rwose ntabwo nakora ibyo bintu, urabizi ko umugore wawe ni inshuti yanjye magara, kubera iki rwose utashobora no kumwubaha? Naho rero uyu mugabo ati ibyo yewe ntabwo azabimenya. Edna rero ahita amubwira ati ahubwo nutinda hano ndavuza induru. Ahita atangira rero kumusunika cyane, maze uyu mugabo nyine agasohoka. Gusa kubera ikimwaro ndetse n'umujinya aba afite, agenda nyine abwira umugore we ati ndifuza yuko uriya mukobwa tuzamwirukana, kubera yuko asigaye rwose asuzugura. Ikindi kandi iyo bimaze kugera mu masaha y'ijoro arabyuka maze agasanga abagabo. Tekereza yuko buri gihe iyo ngiye kuri tuwarete njya kubona nkabona ari kurira ibipangu yinjira. Tekereza ko ari ibintu maze kubona inshuro nk'eshatu zose. Naho rero uyu mugore nyine w'uyu mugabo ati hoya rwose ibyo bintu Edna ntabwo yabikora, ndabizi ko ari umukobwa warezwe, turaziranye guhera kera kose, ndabizi rero ko ibyo bintu atabikora. Naho rero uyu mugabo we ati hanyuma se ushatse kuvuga ko mbeshya? Urandebye wumva nyine ibintu nkubwira atari ukuri? Njyewe rero ndashaka kukubwira yuko uriya mukobwa ntamushaka mu rugo rwanjye, nta mukobwa w'indaya rwose nshaka. Buracya rero maze agahita yinjira mu cyumba cya Edna, agahita amubwira ati zinga ibintu byose umvire mu rugo, singushaka hano. Edna rero we ubuze nyine impamvu uyu mugabo amwirukanye, gusa yumva adashaka kubibwira inshuti ye kuko ntabwo aba ashaka kuyihangayikisha no kuyibabaza. Aricecekera nyine maze akareka nyine akagenda. Gusa ntabwo biba byoroshye kubera yuko nta kazi aba afite. Ahita agendera agashaka agataro maze agatangira gucuruza amaronji. Ubuzima buba bugoye rwose. Atangira rero kujya agenda mu mihanda agenda ahamagara abantu nyine ngo bagure aya maronji. Umunsi umwe rero aba yabuze abakiriya neza neza, maze agatangira kwivugisha ati ariko se ubu abantu kubera iki batagura amaronji? Nta nyota bafite se? Nta nubwo bazi ko ari meza? Uwababona birirwa bakora akazi bahembwa amafaranga menshi, ariko nta nubwo bashobora rwose kungurira. Gusa nyine ubucuruzi muri uyu mujyi wacu buragoye cyane, kugira ngo ucuruze ubeho ni ibintu bigoye. Agera aho rero akananirwa maze akicarira ku muhanda ngo aruhuke. Ni nako kandi aba ari kwiganiriza nyine yivugana. Hashira umwanya rero akongera akikorera, maze nyine agatangira kugenda. Ku rundi ruhande rero hari imodoka iba iparitse ku muhanda. Richard aba ari kuvugana n'abakiriya. Uyu musore rero afite agence y'abamaneke. Aba rero ari kuvugana n'umukiriya uba ushaka nyine ko bazamwamamariza imyenda. Uyu mukiriya aba ari kumubwira ati ndifuza ko agence yawe ariyo yabikora, ariko nyine ndashaka impinduka. Ndifuza ko wazana noneho abamaneke nyine bari natirere, babamaneke ubona ko nyine bagifite amaraso mashya. Ntabwo nshaka abirirwaga bankorera amapublicité kuko nyine abo ngabo abantu barambiwe kubabona. Ndashaka nyine umuntu mushya abantu bazabona bakabona ntabwo basanzwe bamubona. Naho rero Richard bari kwibaza nyine ati ubuse uwo mumaneke nzamukura he? Gusa iki kiraka kiba gishyushye ku buryo aba atagomba guhakana uko byagenda kose. Aba ari kumubwira ati ngomba kugerageza, urabizi nyine agence yacu nayo ntabwo yoroshye. Akibire rero kuri telefone ajya kubona akabona umukobwa mu muhanda uri kugenda ahamagara nyine ngo bamugurire amaronji. Uyu mukobwa aba ateye neza, aba afite mu nda zeru, ateye neza kandi ari na mwiza ku isura. Nubwo rwose aba yambaye iki gikanzu kigera ku birenge, ariko rwose ubona kimubereye cyane. Richard rero wakimukubita amaso ahita abwira uyu mukiriya bari kuvugana ati mbabarira gato ndaje ndongera ngo uhamagare. Ahita asohoka mu modoka maze agahita atangira gufotora uyu mukobwa, dore ko nta na kamera bafite. Atangira kumufotoresha telefone. Ababona nyine ibi bintu abonye atabyihanganira.
Naho rero Edna ati none se urashaka kungurira amaronji? Uyu musore ati hoya, ahubwo nifuzaga nyine kugufata amafoto. Naho Edna ati ngo iki? Ati ubwo mwebwe muri ba bandi bagurisha abantu cyangwa bajya kubatangamo ibitambo, none uri kumfata amafoto? Ntabwo rwose mbishaka, ndeka, ntabwo nshaka ko mfata amafoto, ahubwo nyine ngurira amaronji. Nyamara rero Richard we ntabwo arekera gufotora Edna, akomeza nyine kumufotora. Edna ararakara rero maze agahita afata ka gataro aba yikoreye akagatereka ku modoka ya Richard, maze akamubwira atumva ngiye kuvuza induru maze abasore bo muri iyi karitsiye baze rwose baguhondagure, nutambwira ikintu uri gufatira aya mafoto ntugire ngo rwose urancika. Richard rero abona ibintu bimukomeranye maze akabwira Edna ati nukuri ntabwo rwose nifuza kugutangamo igitambo, ahubwo nyine mfite agence y'abamaneke. Naho rero Edna ati ngo iki? Agence y'abamaneke? Ba bakobwa baba bambaye imyenda myiza, bagenda ukuntu, baba babasize makiyaje, ba bakobwa nyine njya mbona nkababona bamanitse ku byapa, nabo ngabo uri kuvuga? Naho rero Richard ati nabo rwose, ati rero nyine nifuzaga nawe kugufata amafoto kugira ngo nawe nyine uzibone umunsi umwe umanitse ahantu ku cyapa. Naho rero Edna ahita yumva noneho ibi bintu birenze, ahita amubwira atumva noneho mfotora, maze rwose umbwire n'ukundi kose ushaka ko mpamagarara maze umfotore, ubu ngubu nanjye umunsi umwe nshobora kuzibona ifoto yanjye bayimanitse ahantu. Naho Richard ati biroroshye cyane rwose, ibyo ni ibintu byoroshye ndetse uzibona bidatinze. Uyu mukobwa rero atangira kwikorera agataro ke maze akajya amubwira ati ngaho mfotora. Richard nawe atangira kumwereka uko nyine agenda ahagarara maze akamufotora. Areba aya mafoto akabona aratangaje, igitekerezo rero gihita kimuzamo rwose ko uyu nguyu ari we mumaneke yari akeneye, ko aya ariyo maraso mashya akeneye muri agence ye. Ahita rero abwira uyu mukobwa ati ahubwo se urabyumva ute ndamutse nguhaye akazi maze nawe ukaba umumaneke noneho bya nyabyo? Uyu mukobwa ati nuko ukuntu umeze aba ari umuturage nyine, gusa nyine aba ari mwiza bikabije, aba ari umukobwa nyine ubona mwiza rwose bigaragarira amaso, nubwo rwose uba ubona nta gafuresheri afite ariko aba ari mwiza cyane. Naho Richard ati cyane rwose kandi wabishobora. Naho rero Edna ati none se uzajya unampemba amafaranga? Richard ati cyane, nzajya nguhemba ahubwo amafaranga na menshi. Richard rero amubwira ati ahubwo rero nta mwanya wo guta nyine mfite, ahubwo ngwino tujye n'ahantu nkorera, ubundi ngende kugufotora nanahakwereke, noneho tugende tuganire neza twitonze. Edna ati ariko uribuka ko narindi gucuruza, none se urumva igishoro cyanjye kitaba gipfuye ubusa, ubwo kereka nyine niba uri bungurire n'aya maronji mfite. Naho rero Richard ati nta kibazo, ati ayo maronji se yari ahagaze angahe? Naho Edna ati 12,000. Richard ati nta kibazo, reka mbanze nguhe 20,000 kugira ngo utekane. Naho rero Edna atangira gusimbuka ati uyu munsi nibwo bwa mbere nacuruza nkunguka cyane cyane, ati gusa uyu munsi natekerezaga ko wambereye mubi, naho ndumva ahubwo ari wo munsi mwiza mu buzima bwanjye. Richard we bari kwitegereza uyu mukobwa maze agaseka kubera ukuntu uyu mukobwa nyine abasekeje, ibintu byose ari kuvuga ababivuga nabi, wumva ari wa mukobwa utazi no kuvuga nyine iyo ari kuvugana n'umuntu. Richard rero ahita amubwira ati ubwo ariko byose ndabigura, nako gataro nyine wikoreyeho byose ndabigura ku buryo nta kintu na kimwe uri buzane, nyine wowe uri buze uko nguko umeze. Naho Edna ati nta kibazo. Bahita rero babishyira muri butu maze nyine bagahita bajya kuri iyi agence ya Richard. Bakigerayo rero Edna nyine atangira kubona amafoto y'abantu bamanitse aho ngaho muri iyo biro, maze agatangira kumubwira ati ngaho rero nanjye mfotora, ati ubuse nanjye uzafata ifoto yanjye maze uyimanike nk'izi z'aba bakobwa, ati ariko aba bakobwa ni beza cyane. Naho rero Richard ati nta kibazo, gusa ntabwo ari ibyo tugiye guheraho, ndifuza ko nyine twabanza tukajya muri biro maze tukaganira. Naho rero Edna ati kandi nari nzi ko kituzanye nyine ari amafoto. Richard ati amafoto nayo araza nyuma, ariko ndifuza ko twabanza kuvugana.
bahita rero binjira nyine muri biro maze akamwereka aho yicara. Gusa iyi biro nyine yindi bakunda gukoreramo inama iba irimo Olga ndetse na James, baba bicaye nabo bari nyine kuganira ku kazi nyine bagomba gukora. Richard rero atangira kubabwira ati hanyuma rero narinje nyine kubabwira ikintu nyine gishya. Kano kanya ndashaka nyine kuba presenta umumaneke mushya nshaka ko yinjira muri iyi kampani yacu. Naho rero Olga ati ari hehe se? Naho rero Richard ati n'uyu nguyu mwicaranye yitwa Edna. Olga araseka akenda gupfa atari kuri kwikinira. Mbabarira rwose ntabwo turi muri burage, turi kuvuga ibintu nyine bihangayikishije abantu, turi kuvuga ibintu nyine biduteje ikibazo, ntabwo rwose dukeneye kuburaga. Niba ari burage zireke uraza kuzitubwira muri pause. Naho Richard ati ntabwo ndi kuburaga, uyu mukobwa niwe mumaneke mushya nshaka ko yinjira muri iyi kampani. Ikindi kandi ni nawe nshaka yuko azakora nyine cya kiraka bari kuduha, kuko narebye neza mbona ajyanye nabyo rwose, nsanga kandi kiriya kiraka azagikora neza cyane. Olga ati hoya ntabwo wansuzugura bingana gutyo, jyewe imyaka yose tumaranye umumaneke wabigize umwuga, abantu bose baranzi, ukifata ukazana uyu mukobwa ngo niwe tugomba gukorana? Ntabwo rwose byashoboka, ntabwo nakorana n'uyu mukobwa. Biragaragara ko rwose uyu mukobwa se ni umuturage nawe ubwe ntazi no kuvuga ngo yaba umumaneke. Naho Richard atumva uyu ni umumaneke mwiza kandi ndabizi ko rwose nyuma muzambwira ko nahisemo neza. Naho rero James we ahita abwira nyine Richard ati erega abantu bose n'ubundi batangirira kuri zeru, wagira ngo se hari umuntu uza muri agence yari asanzwe abizi? Oya, abantu bose turabigisha tukabaforoma maze bakaba nyine abo twifuza ko baba bo. N'uyu rero birashoboka cyane. Richard ati ntiwumva se basi ko unshyigikiye? Birumvikana ko igitekerezo nagize ari igitekerezo cyiza. Naho rero uyu mumaneke nyine baba basanganywe yumva ko kano kazi atazagakora kandi kaba ari akazi karimo amafaranga menshi, maze akaba ararakaye, umujinya nyine uramwica akaba arasohotse. Naho Richard aramwihorera maze agasigara ari kuganira rero n'uyu mukobwa. Bose rero bakimara gusohoka, Richard asigara ari kubwira Edna ati hanyuma rero urumva witeguye gukorana natwe? Naho rero Edna ati nditeguye, nuko gusa nkeka ko ari ibintu bikomeye. Richard atangira kumusomera rero kontra, maze Edna ati ni ukuri nta kintu na kimwe ndi kumvamo, kubera ko rega njyewe ntabwo nigeze niga, gusa nigeze ngera mu ishuri, noneho uri kubivuga nkumva rwose umeze nkaho uri kuvuga Icyarabu. Naho rero Richard ati ntuhangayike, ibintu byose rega barabyiga, ntugire ikibazo rwose kandi bizagenda neza, wowe upfa kuba nyine ufite ubushake. Edna ati ndabufite ni ukuri. Amwereka rero, amusomera nyine iyi kontra anayimusobanurira noneho mu magambo yoroshye. Agira rero aho amafaranga, maze Edna ati none se ayo mafaranga nayo uzajya umpemba? Naho Richard ati cyane rwose nayo nzajya nguhemba. Edna rero arasara ati mbaye umukire karabaye, mbaye umusitari. Ati aba bantu bose bagiye kumirwa, ba bantu nyine banyirukanye, ba bantu bose babonaga ntacyo nzigezaho, bose ubu bagiye kujya bambona maze rwose bamfukamire. Aba yasaze nyine, ibyishimo biba byamurenze. Naho rero Richard ahita amubwira ati hanyuma rero nta kibazo nyine ugomba kuzagaruka ejo maze tukavugana ibindi nyine bigiye gukurikira, kubera ko dufite ibintu tugomba kubanza gukora mbere y'uko uzajya guhura n'umukiriya. Hari ibintu nyine ngomba kubanza kukwigisha kugira ngo ujye ku rwego neza bashaka. Naho rero Edna ati none se rwose ko mbizi yuko numva ntinze cyane, ubu uzanyigisha mbimenye? Naho rero Richard ati cyane rwose, ntureba bari abakobwa bose nakweretse bamanitse ku mafoto, uzabarusha kure ku buryo umuntu wese azajya kureba akabona ni wowe mumaneke wa mbere. Edna rero arongera agasara nanone maze akamubwira ati nta kibazo rwose ejo nzaza. Naho rero Richard amuha nimero nyine akamubwira ati ubwo nyine uzampamagare ubundi uze, cyangwa se nuba unahibuka nta kibazo uzaze.
Edna aba yasaze ati none se ndagenda utanamfotoye? Naho rero Richard ati nta kibazo rwose ndagufotora. Ahita agenda rero maze nyine akamufotora amafoto menshi agiye atandukanye, ubundi rero Edna akajya yakwishima. Arataha rero akagenda nyine ari kubyina umuhanda wose, dore ko aba yumva ibintu byamubayeho atari ibintu bisanzwe. Muri bya byishimo rero yari afite, ntazi rwose ahantu umusore yaturutse, maze telefone yari afite mu ntoki aba arayimwambuye arirutse. Edna yagerageje kumukurikira ariko rwose biba iby'ubusa kuko iyi telefone uyu mujura byarangiye ayitwaye burundu. Gusa nyine Edna ntabwo biba bimubabaje kubera ko kaba ari agatelefone n'ubundi kadahenze cyane. Ibyishimo aba yifitiye ni uko nyine aba agiye kuba umuntu uzwi. Arataha rero akaryama, ariko se arasinzira? Ntabwo rwose asinzira kuko aba ari kwibaza amafoto bamufotoye, akibaza n'andi bazamufotora, maze akibaza umunsi azaba ari kwibona amanitse ku byapa, akumva ibi bintu rwose ni ibintu atari gusobanukirwa neza. Arara yihindukiza rero ijoro ryose atekereza nyine ku bintu bigiye kumubaho. Mu masaha y'igitondo rero siwe rwose ubona bucya, areba mu twenda duke yari afite maze agahitamo ikanzu agomba kwambara. Arambara rero maze akireba inshuro nyinshi ati ubu rwose ngiye kuba umusitare. Aragenda rero maze akajya kuri ya agence, gusa nyine akihagera umuzamu amubwira ko atagomba kwinjira. Naho Edna ati ariko rwose nanifitanye gahunda na bosi. Naho uyu muzamu ati hoya, ntabyo bigeze bambwira, hano rero ntabwo ugomba kwinjira uko ubonye. Naho Edna ati ariko wibagiwe ko ejo nari ndi kumwe na bosi. Naho uyu muzamu ati ejo hari ejo nyine, uyu munsi ntabwo ugomba kuhinjira, ahubwo genda ntakomerera nabi kandi ntuzagaruke hano rwose. Edna aragira ngo ari kurota, nyamara uyu muzamu aba akomeje kuko afata inkoni agatangira kumwirukankana ngo amukubite. Edna rero ariruka maze akagenda nyine agasubira ku muhanda. Naho rero Olga ahita aza maze agahita abwira uyu muzamu ati ntureba, ati ubundi nari mbizi ko rwose nta feri twakina nangu ikine nabi, ati ndakwemera cyane, ati urabona ukuntu bikoze kinyamwuga, ati kari agakobwa kari kaje kunsimbura, kari kagiye kuntwarira umwanya, kari kazi ko se ngiye nzakareka gutyo gusa byoroshye, nikagenda nyine gasubire ku muhanda iyo kavuye. Ndakeka katazabasha kwinjira muri iyi agence na rimwe kubera ko kari akazi ninjye ngomba kugakora, nta kuntu umuturage yansimbura rwose. Uyu muzamu ati humura rwose sinzigera ndeka yinjira kubera yuko nanjye nkunda amafaranga kandi uba wampaye amafaranga menshi, ubwo rero genda utekane. Olga rero ahita asubira nyine muri ofisi, dore ko baba bicaye nyine bategereje uyu mukobwa kugira ngo aze maze nyine bakorane inama. Baricara bagategereza maze bagaheba. Richard rero atangira kuvuga ati ariko se birashoboka ko koko uyu mukobwa yaba atari buze? Naho rero Olga ubuze icyo yakoze ati uriya mukobwa ati buriya ushobora gusanga yaragiye maze agatangira kubibwira bagenzi be, maze bakamubwira ko ayo mafaranga ugiye kumuha ari makeya maze akabivamo. Naho Richard ati hoya, iyo ntabwo yaba ari impamvu, kubera ko Edna yari yishimiye cyane kano kazi, yari yakunze kwifotoza, noneho mbimubwira wabonaga yasaze, amafaranga yari yayishimiye, kandi ndakeka ko niyo atayishimira yari kuba yaje maze akabimbwira. Ndakeka ko rwose ahubwo ashobora kuba yagize ikibazo. Naho rero Olga ati nta kibazo yagize, abakobwa b'abaturage nuko bamera, buriya nyine wabona yabivuyemo ntanabikubwire. Naho rero Richard ahita avuga ati ikintu kimbabaje ni uko namuhaye nimero yanjye maze ngewe simfatiye, nibura mba namuhamagaye, ariko ndi kwibaza impamvu atari kumpamagara. Barategereza rero maze bagaheba. Naho rero Richard ahita atangira nyine kuvuga ati gusa nyine ubu ahari ubanza tugomba gushaka undi mu maneke kubera ko uyu mukobwa birashoboka ko nyine atakije. Arongera rero agahita atekereza ati ariko nanone igihe cyatugendanye kujya kongera gushaka undi mu maneke nabyo biragoye. Ataka kazi ndumva nyine nakongera nkagashinga Olga, nubwo gusa bigoranye kubera ko uriya mukiriya sinzi ko rwose azabyemera. Naho Olga ati hanyuma rero niba wifuza ko nyine nzakora aka kazi ugomba kubanza ukansaba imbabazi,
kandi ukansaba imbabazi nyine kubera yuko wansuzuguye. Nyamara rero ku rundi ruhande James nyine we aba yasohotse agiye hanze, maze hari ahantu nyine aba agiye ku iduka kugura ibintu, ahita ajya kubona akabona Edna yicaye ahantu yigunze yubitse umutwe. Edna rero akibona uyu musore ahita aza yiruka amusanga ati Imana ishimwe ni ukuri kuje. Naho rero uyu musore ati none se kubera iki utigeze uza? Richard yagutegereje arakubura, ndetse rwose ubu turi kuvugana ndakubwiza ukuri ubu rwose yacitse intege, haribaza ibintu byakubayeho. Naho Edna aterega naje ahubwo nyine umuzamu yansubijeyo, yahise ambwira ngo ntabwo yatuma ninjira. Naho rero James ati koko se umuzamu yagusubijeyo? Ntabwo numva impamvu ngewe yagusubijeyo. Naho rero Edna ati noneho na telefone yanjye baraye bayibye, nari nabuze rwose ukuntu nahamagara Richard, ahubwo nyine urakoze rwose kuba uje. Naho rero James ati nta mwanya rero wo guta dufite, reka n'ubundi tugende. Ahita amufata akaboko rero, maze bakaza noneho bakinjira nyine muri ofisi batarafungura rero urugi. Uruga nawe rwose aba yahagamye Richard ari kumubwira atumva uransaba imbabazi niba na ngombwa upfukame, kuko waransuzuguye unsuzuguza umukobwa w'umuturage, kandi nanjye nari mbizi ko kari akazi atanagashobora, ubu urabona kiriya kiraka yagikora. Akiri kuvuga ibyo rero Edna ndetse na James bahita binjira. Richard akibakubita amaso ahita yiruhutsa ati byari byagenze bite? Naho rero Edna amusobanurira uko byagenze. Richard ati ntakubuze. Naho rero Oruga we nyine birumvikana ababaye rwose nk'umuntu ugwiriwe n'ikirunga, aba yumva abuze ahantu akandagira, akumva ibirenge bitangiye gutitira, akumva atangiye guta umutwe, akumva mbese ntazi ikintu yakora, akumva yafata nk'uyu mukobwa akamuniga, kuko noneho ababona ko n'ubundi ibintu bye byari bigiye kujya ku murongo, ariko uyu mukobwa ahise yongera kugaruka kubyangiza. Richard rero ahita atangira kubwira Edna ati icara n'ubundi dukora inama, nari mpangayitse cyane rwose nibazaga uko byakugendekeye. Naho rero Edna ati nanjye nari mpangayitse kubera yuko umuzamu wa hano yari yambujije kwinjira. Richard atakubuza kwinjira? Ati nakureka tubanze dukora inama kubera ko twataye umwanya uhagije, ariko ibyo nabyo ndaza kubyitaho nyuma, ndaza kumubaza impamvu yakubujije kwinjira. Bamara rero gusinya nyine kontra, maze Richard akabwira Edna ko nyine bagomba gutahana, maze akajya kuba nyine kwa Richard. Naho Edna atariko imyenda yanjye nayisize. Naho rero Richard ati reka nta kibazo tujye kuyifata. Bagenda rero bakayifata, maze bagahita bajya nyine mu rugo kwa Richard. Bakigerayo Edna arahitegereza, maze Richard ataha niho rero iwanjye. Naho rero Edna ati ni heza cyane. Ati none se abana n'umugore bari hehe? Naho Richard ati ntabo mfite, ntabwo ndakora ubukwe ndacyari umusore. Edna rero ati nizere ko Imana izaguha umugore mwiza cyane kubera yuko uri umuntu mwiza. Naho rero Richard ati ndamwakiriye, nizere ko rwose bizaba uko bivuze. Richard rero ahita akomeza abwira Edna ati hanyuma rero ugiye kuba uri hano kubera ko n'ubundi mpaba ngiye nyine kugeza nyine igihe nzagushakira aparitema yawe maze ugatangira kwibana. Edna ati ngiye kuba mba muri iyi nzu. Atangira rero kugenda ayireba ati ntabwo ndi kumva ko ari jyewe rwose ngiye kuba hano hantu ni heza cyane. Naho rero Richard ati uraje rwose ubimenyere humura, nta birenze bihari. Akimara rero kujya kumwereka icyumba, wa mukiriya we nyine ahita amuhamagara, maze akamubaza nyine niba rwose biteguye. Aramubaza ati none se wamaze kubona umumaneke? Naho rero Richard ati ndamufite umumaneke urenze, umumaneke noneho utangaje. Naho rero uyu mukiriya ati hanyuma se ko numva nifuza kuzabonana nyine n'uwo mumaneke tukavugana turi kumwe.
Richard ati nta kibazo, ati none se urashaka ryari? Naho rero uyu mukiriya ati nta kibazo ndagenda mbipange maze asisita wanjye azakubwire. Richard ati nta kibazo rwose, gusa nyine aba ari gutekereza mu mutima ukuntu wa mukobwa we ajagaraye nyine, ntazi kuvugisha abantu, ntazi guhagarara, ntazi kwicara, ntazi nyine ikintu na kimwe kijyanye rwose n'imyitwarire myiza. Ni wa mukobwa nyine w'umunyacyaro wakuriye mu cyaro, mbese ureba ukabona arajagaraye bikabije. Richard rero waba afite akazi kenshi rwose ko guhindura uyu mukobwa, maze nyine akamuhinduramo uko nyine amushaka. Richard rero ahita aza nyine kureba nanone Edna, maze Edna agahita amubwira ati gusa nyine ntabwo rwose nifuza kuzava muri uru rugo vuba, keretse wowe numva nyine bikubangamiye ukanyirukana, naho ubundi rwose nta kibazo kuba naba mpagumye. Richard ati hoya nta kibazo. Edna ati tugomba nyine kubanza kwita kuri iyi kontra, kubera ko ndifuza ko iyi kontra rwose tuzayitsindira. Naho rero Richard ati yego rwose nanjye mbyizere. Ahita amubwira ati genda ujye muri dushe ukarabe, kubera ko tugomba kujya gushopinga. Naho rero Edna ati gushopinga, kugura imyenda mishyashya n'inkweto n'amasakoshi? Naho rero Richard ati cyane rwose, ibintu bishya nyine byose ukeneye tugomba kujya kubigura. Edna rero aritegura vuba vuba, maze bakajya muri shopu ihenze, shopu rwose irimo ibintu nyine bya classe. Batangira rero kwambika nyine Edna. Yari umukobwa uteye neza ku buryo buri kintu cyose bamwambikaga cyahitaga kimubera. Naho rero Richard uba wicaye ari kwitegereza uyu mukobwa ukuntu yishimiye iyi myenda, ukuntu yishimiye kuba ari muri iyi shopu, aba ari kumureba nawe akamwenyura, maze uyu mukobwa akajya yigera aza kwereka Richard. Richard nawe aba yatangajwe n'ukuntu uyu mukobwa ari mwiza, ateye neza, noneho kwambara imyenda nyine myiza uhita ubona ari umukobwa urenze. Bava rero gushopinga, ibyishimo nyine ari byose kuri Edna. Bakigera rero mu rugo, uyu Richard ahita abwira Edna ati hanyuma rero ikigiye gukurikira ni ukugushakira nyine umuntu utangira kukwigisha. Naho rero Edna ati urashaka kumbwira se ko ngiye kujya mu ishuri nkajya kwiga? Naho rero Richard ati hoya ntabwo uzajya mu ishuri, ahubwo ngewe nzashaka umwarimu azi kukwigishiriza hano mu rugo. Edna ati urashaka kumbwira ko umwarimu azata ishuri maze akaza kwigisha jyewe? Naho Richard ati cyane rwose. Edna ati rero ngewe ntabwo nashakaga kujya mu ishuri kuko sinshaka abantu bazajya banseka, sinshaka n'abantu bazajya bambwira nabi, ariko nta kibazo, ubwo umwarimu azajya ansanga hano nta kibazo rwose nziga. Uyu munsi rero Edna ari mu cyumba cye wenyine, atangira kwibaza ati ariko se ubundi ubu ngubu ni jyewe cyangwa ndaza gukanguka nsanga ibi byose byari inzozi? Sinumva ukuntu naba ndi umunyamahirwe bingana gutya, ntabwo rwose numva ukuntu naba ngiye kugera kuri ibi byose. Ariko ikigaragara cyo umunsi rwose munshuti wanjye anyirukana niwe rwose wampaye amahirwe mu buzima. Nakabaye nabo nzamusabira ko azaza, ariko ibintu byanjye yaza akabizambya, kandi n'ubundi yahisemo umugabo we kurusha uko yahisemo nk'inshuti ye. Ubwo rero nagume mu murongo we, nanjye ngomba nyine kuryoherwa n'ubuzima, ndetse rwose buri kintu mfite kano kanya ngomba kugiprofita. Akomeza rero kwireba, maze akareba imyenda aba yambaye, aba yumva rwose atari kwihaga, ndetse ababona ahari rwose atari we bamuhinduye. Umunsi rero wakurikiye, Richard ahamagara nyine umuntu uza gukora imisatsi ya Edna, ndetse rwose bakamumakiya, bakamukorera inzara, akaba umukobwa mushya neza neza. Nyuma y'ibyo byose rero atangira kwigisha Edna uko nyine abamaneke batambuka. Biba ari ibintu bigoranye cyane, kubera yuko yambaye hotari ubwabyo nta nubwo aba abasha guhagarara nyine ngo ahagarare rwose yemye, aba ahagaze ameze nk'utambitse ibirenge. Mbese rwose uba ubona kugira ngo ibi bintu byose abimenye bizasaba igihe kinini.
Gusa rero Richard ntabwo aba arambirwa kuko aba abona uyu mukobwa azavamo ikintu kinini, ndetse we rwose mu kumureba aba abona ahazaza he ari heza cyane. Ntabwo rero acika intege, arakomeza nyine akamwigisha nubwo biba bigoranye, amwigisha inshuro nyinshi uko batambuka, ariko nyamara uyu mukobwa nawe aba abikora nk'umuntu wishimisha kuko biba ari ibintu bimushimishije cyane. Kubera rero kubikora yumva abyishimiye, nawe ashyiramo akabaraga cyane. Uyu munsi rero rwose bamara umwanya munini nyine bari kwiga gutambuka, ariko bigeraho nyine Edna agatangira kubimenya. Naho rero Richard we nyine ibyishimo biba ari byose kuko aba abona ko byanze bikunze uyu mukobwa rwose ari kugenda atera intambwe. Richard rero aramubwira ati wowe ntuzacike intege, humura uzabimenya, bariya bose batangiye nkawe. Kumubwira rero iri jambo Edna ahita yumva bimushubijemo imbaraga kuko areba ahantu aba bakobwa bandi bageze, maze bamubwira ko nawe azanabarengaho, akumva rwose ibyishimo biramurenze. Arongera rero akabwira Richard ati ariko ni ukuri uri umuntu mwiza cyane kandi Imana izajya iguha ibyiza, rwose warakoze cyane. Naho Richard ati oya nta kibazo, humura rwose nawe nyine uzaba umuntu ukomeye, uzanshimbire rero nyuma waramaze kuba undi muntu, kubera ko ubu ngubu turacyari mu itangiriro. Naho Edna ati naho bigeze aha rwose nkwiriye kugushimira kuko sinari nzi ko nakwibona hano. Umunsi rero wakurikiye, umwarimu nyine wagombaga kuza kwigisha Edna araza, aba ari umukobwa nawe nyine w'umumaneke wigisha aba bakobwa imyitwarire, uko yicara, uko avuga, uko ahagarara, uko atambuka, mbese buri kimwe cyose akakimwigisha. Uyu mukobwa rero akimara kuza yicarana na Edna muri salo, maze Edna akamubaza ati none se mbwira, ubu ugiye kunyigisha ku buryo nanjye nzamera nkawe? Naho uyu mukobwa ati hoya nta nubwo uzamera nkanjye, uzanandengaho rwose, kubera ko noneho wowe reba ukuntu uri na mwiza cyane, uzandengaho cyane rwose. Naho Edna ati none se mbabarira umbwire, ibintu byose ubifite muri uwo mutwe wawe? Naho rero uyu mukobwa araseka ati ntabwo ari ibintu birenze, nawe nyuma y'iminsi mike ibintu byose mfite mu mutwe nawe uzaba ubifite. Batangira rero kuganira, ndetse rwose uyu mukobwa uje kwigisha Edna atangira kumukunda kuko aba ari umukobwa ucisha make nyine, aba ari umukobwa kandi ubona uba ufite, aba ashaka kwiga nyine ngo amenye ibintu byose. Batangira rero kugenda biga gahoro gahoro, maze nyine umunsi umwe baba bari ku meza Edna ndetse na Richard. Richard rero aramubwira ati hanyuma rero ugomba nyine no kwiga ukuntu bitwara ku meza. Ntabwo ku meza umuntu aza ngo ahite yicara atangire kurya uko abonye. Urabona ko baba baguteguriye icyuma ndetse na fourchette, ugomba kumenya yuko icyuma gifata mu kuboko kw'iburyo, naho rero fourchette ukayifata mu kuboko kw'ibumoso, maze ugatangira nyine gukata amafunguro. Naho Edna ati kubera iki se ibyo bintu bicuritse? Kubera iki ugomba gufata icyuma mu kuboko kw'iburyo kandi tumenyereye ko turisha ukuboko kw'iburyo? Ni gute nabasha kurisha ukuboko kw'imoso? Naho rero Richard ati impamvu dufata icyuma mu kuboko kw'iburyo nuko nyine iyo dukeneye gukata tuba dukeneye imbaraga nyinshi, hanyuma rero imoso ntabwo yabasha gukata ishyizemo imbaraga, niyo mpamvu ariyo ifatisha fourchette, hanyuma rero ukuboko kw'iburyo kwawe ukagufatisha kuto. Edna rero ahita abikora nk'uko abimubwiye, maze agatangira gukata ashyiramo imbaraga wagira ngo ari nko guhinga, mbese uba ubona nyine ari gukora ibintu byose ashyiramo imbaraga nyinshi. Naho rero Richard ahita amubwira ati hoya ntabwo ari ngombwa imbaraga nyinshi. Aramwerekera maze akamubwira nyine ati ngaho tangira gufata amafunguro. Edna rero atangira gufata amafunguro, ariko akumva byanze neza neza kubera ko nyine aba ari gukoresha imoso, biba bimusaba kunama hafi gukoza umunwa ku isahane. Richard rero abona ko yabangamiwe, maze agahita amubwira ati hanyuma rero ndabona rwose byakubangamiye, ngaho nyine irire, ibi tuzagenda tubyiga buhoro buhoro uzagera aho ubimenye. Akibimubwira Edna ahita afata ya kuto maze akaba arayikombye akayirambika ku meza. Richard aba ari kumwitegereza yumiwe,
maze Edna agahita aca bugufi aratangira akarya adahumeka, ati urabona ukuntu ibi biryo biryoshye wari uri gutuma bihora uri kumbwira ngo nindishe ngo kutongo ndishe imoso, ibyo bintu rwose birakomeye cyane, ariko ubu ngubu nibwo noneho ntangiye kumva ko byari biryoshye, naho mbere sinabyumvaga kubera stress nari mfite. Ararya adahumeka, Richard akamureba maze agahita amubwira ati mva, fata amafunguro gahoro gahoro, bishobora rwose kukuniga kandi n'ibyawe n'ubundi nunabimara barakongera ibindi nta kibazo. Naho rero Edna ahita amubwira ati none se ubundi ubu ngubu ibi byo kurya nibyo muhora murya buri munsi? Ati ibi byo kurya biraryoshye, niyo mpamvu abantu bose ba hano nyine baba bari ari beza, ni ukubera banarya ibyo kurya byiza. Richard rero araseka ati nawe rero ubu ugiye kujya ubirya, noneho wowe uzaba mwiza kubarusha, dore ko wari usanzwe uri na mwiza utarabirya. Baba rero bari guseka, gusa nyine uyu mukobwa ubona yanaryohewe, uba ubona ubuzima ari kubamo hano ari bwo buzima bw'inzozi ze. Uyu mwarimu rero baba bazaniye Edna atangira noneho no kujya amwigisha indimi, dore ko aba agomba kumwigisha ibintu byose bizatuma nyine aba umukobwa rwose usobanutse. Ari kumwigisha rero Edna aba ari kumureba mu kanwa adahumbya, maze uyu mukobwa akamubaza ati uri kundeba iki? Edna ati nari ndi kukureba, ndi kubona dufite umubiri usa, ariko nanone nkumva rwose turatandukanye cyane, ndi kubona wowe utari umunyafurika, ikigaragara cyo uri umunyamerika. Naho rero uyu mukobwa ati hoya rwose ndi umunyafurika, ndetse rwose ibi bintu ndi kuvuga nawe uzavuga ibirenze ibi ngibi. Edna ati hoya ntabwo bishoboka, njyewe se ubu nabasha kuvuga icyongereza n'igifaransa nk'uko ubivuga. Naho rero uyu mukobwa atutekereza se ko njye navutse mbizi? Nanjye narabyize, barabinyigishije. Edna rero ati none bakabikwigisha maze ukamenya ibintu bingana gutyo? Uyu mukobwa ati cyane rwose, humura nawe uzabimenya. Naho rero Richard uba ukomeza kwitegereza uyu mukobwa rwose, akamwitegerereza kure. Mu by'ukuri Richard aba ari gukomeza kugenda rwose aryoherwa n'uyu mukobwa, dore ko nyine no kumureba byonyine aramureba maze akumva stress zirashize, kubera ko ababona nyine uyu mukobwa abamusetsa, ikindi kandi ababona nyine ari umukobwa ushimishije. Hashira iminsi rero maze Richard akabaza uyu mwarimu ati none se ubona bimeze bite? Naho rero uyu mwarimu abwira Richard ati ntakubeshye, nibwo bwa mbere ngize umunyeshuri numva rwose nishimiye kurenza abandi bose nigeze nigisha. Uriya mukobwa ateye haje kumwigisha, afata vuba, ikindi kandi ni umwana mwiza, uba ubona nyine akeneye kubona ubumenyi. Ntakubeshye kumwigisha rwose niko kazi ka mbere keza nkoze. Naho rero Richard ati ntakubeshye, nanjye rwose iyo ndi kumwigisha ibintu bimwe na bimwe mba numva rwose meze nk'umuntu uri muri siporo cyangwa uri kureba nka filime, kubera ko uriya mukobwa mba numva nyine binshimishije kuba ndi kumwigisha. Ibintu byose yikora, amagambo aba akubwira, byose nyine uba wumva bishimishije rwose. Nanjye ahari niwe mu maneke wa mbere nzagira nkamwishimira cyane. Ikirenze kuri ibyo kandi ni nanjye uzaba waramwikoreye uko mbishaka. Naho rero uyu mwarimu ahita abwira Richard ati gusa nyine ntutekereze ko wigeze wibeshya, ntabwo wibeshye rwose, amahitamo yawe ni aya nyayo. Uyu mukobwa azaba umuntu urenze, uyu mukobwa kandi azagera kure. Richard ati nabimubonyemo guhera ku munsi wa mbere mubona, noneho umunsi ku wundi ngenda mbona ko rwose nanjye ntigeze nibeshya. Nyuma y'iminsi mike rero Edna ibintu byose abamaze kubimenya, abasigaye noneho ari wa mukobwa uri sexy, wa mukobwa uhagarara neza cyane, wa mukobwa kandi uzi kuvugisha abantu, mbese aba amaze kuba noneho umumaneke wa nyawe. Umunsi we rero baba bari kumufata nyine amafoto, bari kumufotora, gusa nyine umufotogarafu uri kumufotora aba yumiwe ukuntu nyine uyu mukobwa ari mwiza cyane, noneho azi kwifotoza. Aba ari kubona mu bantu bose yafotoye uyu mukobwa ari we wa mbere afotoye amafoto meza cyane. Aba ari kujya amufotora rero maze agahita yereka Richard uba wicaye nyine hafi aho ngaho ati ndebera aya mafoto. Richard akamubwira ati nanjye numiwe, gusa nyine nanone kidatangaje ni kimwe,
uyu mukobwa nkimufata n'amafoto nafatishije telefone yanjye, umuntu wese nayeretse yarumiwe kubera yuko wabonaga ko nyine ari umukobwa mwiza kandi nta kintu na kimwe turamuhinduraho. Ubu bwo noneho birarenze ntakubeshye, uzi ko ifoto yose uri kunyereka ndi kubona nyine ari nziza cyane ndetse nkabona nta n'imwe twaza gukuramo. Baba bumiwe rero ukuntu uyu mukobwa nyine aba ari kwifotoza, gusa nawe aba yumiwe kuko arireba akabona wagira ngo ntabwo ari we, aba yahindutse mu buryo bugaragara. Bamara rero kumufotora agiye nyine kuruhuka, maze James akaza akamusanga, aba rero ari kumuganiriza, maze Edna akajya amubwira ati ariko se wowe kubera iki buri munsi uvuga izina ryanjye nabi, ntabwo uzi kuvuga izina ryanjye? Naho rero James ati iyo ndi kurivuga nabi mba numva aribwo nyine biryoshye. Naho Edna ati hoya jya umvugira izina neza. Nyamara rero ikintu kiba gitangaje ni uko buri musore wese uri muri iyi kampani aba yaratangiye gukunda Edna, ndetse rwose na Richard atavuyemo, yaba Richard yaba James bose baba bakunda Edna, ariko mu ibanga rikomeye buri wese aba yumva nyine ari igitekerezo cye, ndetse rwose agomba nyine kuzabibwira uyu mukobwa. Umunsi umwe rero James nyine aramwegera, maze nyine akamubwira ati ariko Edna ni ukuri ndagukunda. Naho rero Edna ati ngo iki? Ati hoya rwose njye ntabwo nigeze nzanwa n'urukundo hano, gusa nyine njye nawe tugomba kubana nk'abantu bakorana, ikindi kandi nyine ngomba kukubaha, ariko rwose ibyo gukundana ntabwo byashoboka. Ntabwo nakundana n'umusore dukorana, njyewe rega n'ubundi mfite umukunzi, ariko nyine abamubeshya nta mukunzi rwose aba afite. Naho James ati kubera iki se utigeze ubimbwira? Edna ati numvaga nyine ntacyo byakumarira, ati ibyo ni ubuzima bwanjye bwite sinagombaga kubikubwira, n'impamvu mbikubwiye ni uko umbwiye ngo urankunda kandi nkaba numva nyine ntiteguye kuko mfite undi muntu nkunda. James rero ibi bintu nyine biramubabaza kubera ko aba yaramaze kwishyiramo uyu mukobwa, dore ko rwose buri musore wese uba hano muri iyi kampani, yaba kameramani yaba uweditinga amafoto, buri muntu wese aba areba uyu mukobwa maze rwose akumva bakwiriye gukundana. Nyamara Richard we rwose aba yarashize, dore ko aba asigaye ajya kuryama, maze amafoto y'uyu mukobwa akaba yatangira kumwigarukira mu mutwe. Aba ari kwibaza ati ubuse nzamubwira ko mukunda kandi n'umukoresha we tubana mu nzu, ibi bintu ntibizagaragara nabi? Ikindi kandi nshobora rwose kumubwira ko mukunda maze nkaba ntangiye kumutesha umutwe, bigatuma n'iyi kontra tutabasha kuyikora neza, kubera ko nyine dushobora no guhugira mu rukundo maze ntidukore akazi neza. Aba ari kwibaza rero icyo gukora, ariko nyine nk'umuntu uba ari mukuru kandi uba unakora bizinesi, afata umwanzuro maze akavuga ati reka iyi kontra izabanza irangire, maze nyine nzabone kumubwira ko mukunda dutuje rwose nta kindi kintu kiduteye stress. Ku rundi ruhande ariko we ntabwo aba azi ko abantu bose basariye uyu mukobwa. Gusa nyine ni mu gihe Edna aba ari mwiza cyane ku buryo nta musore n'umwe utamukunda, kereka uwo batahura. Aba ari umwana mwiza azi kubana, aba ari mwiza ku isura, ndetse rwose aba ari na mwiza ku mutima. Umunsi umwe rero Richard ndetse na Edna bari gufata amafunguro, yitegereza Edna noneho ukuntu yabaye nyine umukobwa wahinduye buri kintu cyose, aramwitegereza cyane agakomeza amureba. Edna rero areba Richard akabona ntabwo ari kumukuraho amaso, ahita amubaza ati kuri kundeba cyane habaye iki? Hari ikintu se naba nisize mu maso? Naho Richard ati hoya ntacyo rwose, ahubwo nyine nari ndi kureba ukuntu wabaye umumaneke wa nyawe, nari ndi kukwitegereza ndi kureba ukuntu usigaye ufata amafunguro, noneho n'ukuntu usigaye uvuga, ukuntu abantu bose batangarira amafoto yawe. Nari ndi kukwitegereza ndi kwibaza nyine ukuntu izi mpano zose wari uzibitsemo. Naho rero Edna ati ndakubwiza ukuri, iyo ntaza guhura nawe rwose ntabwo n'ubu ngubu mba nari nava mu muhanda, mba nkirirwa nikoreye agataro k'amaronji. Warakoze ni ukuri, ibi byose ni wowe mbikesha, ukomeze uku ni wowe mbikesha. Naho rero Richard ati hoya ntabwo ari njye ubikesha, ubikesha impano yawe, kuko narakubonye nkubonamo impano.
ntabwo rwose nigeze nkugirira impuhwe, ahubwo nabonye ko nyine ibyo nkeneye ubishoboye. Edna rero arishima nyine maze agahita abaza Richard ati none se uba ubona unyuzwe, uba ubona nyine uko wanshakaga ariko meze, uba ubona nta kindi cyo guhindura gihari? Naho Richard atumva nkubwiza ukuri, urenze kure cyane rwose ibyo nifuzaga ku mumaneke nashakaga, nta naho rwose bihuriye, wowe warabirengeje bikuba inshuro nyinshi. Gusa nyine Richard mu mutima aba ari gutekereza ati ubwo ko iyi kontra izarangira ryari, maze nkubwire ko ngukunda, ko mba numva ndi hafi guturika umutima, noneho kubana nawe mu nzu buri munsi nkureba, ariko ntakubwira ko ngukunda, nta guhobera ndetse rwose nta gusoma, nabyo rwose ni nkaho neza neza ari igihano kuri njyewe. Gusa nyine ibi byose Richard aba ari kubitekerereza mu mutima we, ariko nyine atabibwira uyu mukobwa. Naho rero ku rundi ruhande Eddie nawe aba ari gutekereza ati ariko ni ukuri uyu musore ni umwana mwiza cyane, biratangaje ukuntu afite amafaranga menshi, noneho akaba ari n'umwana mwiza afite n'umutima mwiza. Ubundi nyine ntabwo njya mpfa kubona abasore bafite amafaranga menshi bafite n'umutima mwiza, baba ari ibirara, ubundi nyine baba bameze ukuntu. Naho Richard we ni umusore nyine witonda, yibera mu rugo, ntajya ajya kunywa inzoga ngo asinde, nta biyobyabwenge ajyamo, mbese rwose aratangaje, noneho ukuntu aba atuje. Mu by'ukuri buri wese aba ari gutekereza ku wundi, ariko nyine nta n'umwe ushobora kubibwira undi. Wa mukiriya rero ahamagara Richard maze akamubwira ko noneho yifuza ko bahura n'uyu mumaneke. Richard rero ntabwo baba bafite habe na mba, kuko rwose noneho babona ko umumaneke we ari presentable ku buryo nta kibazo rwose na kimwe aba afite. Umunsi rero wo kumujyana aramwambika, akamwambika neza cyane, maze bakajyana na James, dore ko nyine baba bagomba kuzaba ari bo bamaneke babiri, James ndetse na Edna. Uyu mugabo rero ubashinzwe ushaka kubaha akazi agikubita amaso uyu mukobwa, ahita abwira Richard ati cyakoze noneho rwose uranyemeje, uyu mumaneke arinze kure rwose uwo natekerezaga, gusa nyine wumve ko ndi kumva ko nishimye, kuko marike yanjye biragaragara ko noneho igiye rwose kuzagira sigise irenze. Ndabona rwose uyu mukobwa azabikora neza cyane, mbese ubyumve ngo noneho rwose urantunguye. Naho rero Richard ati nabikubwiye ariko urabizi kandi dukoranye imyaka myinshi, ntabwo rwose njya ngutenguha. Naho rero uyu mukiriya ati noneho ndabibona ko rwose couple ye ndetse na James izaba rwose ari couple nziza, imyambaro yacu niyo igiye guhitinga muri kino gihugu cyose. Richard ati ahubwo se wari waba ubu ngubu nyine ubu rwose uyu mumaneke niwe ugiye kuvugwa muri iki gihugu cyose, byumvikana ko rero yaba ureba yaba uwumva bose bazavuga ku myenda yawe. Uyu mukiriya arahita abwira nyine Richard ati kubera ukuntu nishimye, reka ahubwo mpite rwose nanakwishyura igikorwa kitaraba, kubera ko ndishimye cyane kandi ndabona ko ibintu bimeze neza. Bakimara rero gutaha, Richard abwira Edna ati wakoze cyane, kubera ko ibi byose ni ukubera wowe, hanyuma rero ndifuza kukwishyura nyine. Amuha rero sheke iriho amafaranga menshi, ati amafaranga twavuganye nagombaga rwose kuyakuba kabiri, kubera yuko ni nawe watumye bahita batwishyura vuba, amafaranga yose ndi gukorera ni ukubera wowe. Edna ati urakoze cyane, ni ukuri ni ubwa mbere ntunze amafaranga angana gutya, gusa nyine ndabona ntangiye kuba umukire. Naho rero Richard ahita amubwira ati hanyuma rero igihe noneho kirageze ko nagushakira aparitema maze ukajya kubamo. Edna akimara kumva ibi ahita yijima mu maso kandi yari ari guseka, ati nkajya kuba muri aparitema njyenyine? Naho Richard ati yego, ntabwo ari byiza rwose ko dukomeza kubana, kubera yuko nyine ukeneye ubwisanzure, ukeneye kujya muri aparitema yawe ukisanzura, ugakora ibyo ushaka, ugasurwa n'abo ushaka, kuko nkeka ko hano rwose ubangamiwe. Edna ati ndakwinginze bosi, ntunyirukane rwose, ntabwo nshaka kuva muri iyi nzu, kubera ko hano meze neza cyane, nyine ndashaka kuguma hano, noneho
amafaranga umpemba nkajya nyabika nkazayakoramo ikintu gifatika. Naho rero Richard ati none se ntabwo ubangamiwe no kuba ubana nanjye? Edna ati ntabwo mbangamiwe ahubwo rwose ndishimye cyane, ni ukuri kuri umuntu mwiza se, kubana nawe biranshimishije, mbabarira rwose we kunyirukana mbe nigumiye hano. Richard ati niba nyine bitakubangamiye nta kibazo rero ngaho rwose hagume, gusa nakekaga ko nyine waba ukeneye ubwisanzure. Edna ati nta bundi bwisanzure nkeneye kubera ko n'ubundi nta nshuti ngira ngo zizaza kunsura, ntabwo njya nkenera gusohoka cyangwa mbese hano ndanyuzwe cyane. Akimara kuvuga ibi rero Richard ahita yumva nyine mu mutima yiruhukije, kuko ahita avuga ati burya bwose uyu mukobwa nta nubwo yitaye ko ari umusitari, ndetse rwose nta n'icyo byamuhinduye, ni umukobwa witonda, ni umukobwa utuje. Mbese mu by'ukuri Richard ndetse na Edna baba rwose bose bameze kimwe, ku buryo uba ubona couple yabo yaba iryoshye kurusha izindi couple zabayeho, kuko bose baba bameze nk'abakunda ibintu bimwe, baba bakunda umutuzo, baba bakunda nyine kwibira ahantu hatuje, ntabwo ibintu byo kujya gusamara hanze biba ari ibintu byabo. Richard rero akomeza kwitegereza uyu mukobwa, maze akajya avuga ati gusa nyine kuba naragukunze rwose sinibeshye, uri umukobwa mwiza kandi witonda, utandukanye n'abandi bakobwa bose nigeze nkunda, dore ko nyine bo icyabo cyabaga ari ukujya gukoresha amafaranga nakoreye, nicyo cyabaga kibashishikaje. Gusa ibi byose Richard aba ari kubivuga mu mutima we. Naho rero Edna we mu mutima bari gutekereza ati ni gute nava muri runo rugo maze nkajya kure ya Richard, sinongere kumubona, n'ukuntu nkunda ukuntu areba n'ukuntu aseka, nkunda iyo ari kumvugisha, noneho nkunda iyo turi gusangira, ni gute se najya kure ye maze sinzongere rwose kumva aya magambo akunda kumbwira. Ahita rero amera nk'ushigukiye hejuru, maze agatangira kwibaza ati ariko se nakunze boss wanjye? Ni ikibazo nyine Edna bari kwibaza. Abitekereza ati hoya, nizere ko rwose atari byo, kubera ko nyine uyu musore ntabwo yanyemera, nanjye naba nisumbukuruje ngakabya, n'ababamaneke bose bari muri iriya agence ubwo koko ndatekereza ko yankunda. Agerageza rero kwikuramo ibi bintu, nyamara bikanga bikamunanira, kuko akomeza gutekereza kuri Richard ijoro n'amanywa, ndetse rwose uko amurebye akajya amwitegereza ntamukureho amaso. Icyo ataba azi ni uko na Richard biba ari uko, dore ko nawe abamureba ntahumbye, urukundo bose ruba rwarabarenze. Naho rero James nawe ntabwo aba yaracitse intege, abakomeza nyine kwiyegereza Edna, ariko nyine Edna we aba yaramuhakaniye, yaramubwiye ko ikintu kibahuje cyonyine ari ukuba bakora akazi kamwe, nta kindi kintu na kimwe kigomba kubahuza. Naho rero wa mukobwa wari nyine umumaneke muri iyi kampani, we aba yarivumbuye maze rwose akanayivamo kubera nyine imishi aba afite. Umunsi umwe rero araza agasanga bari gufotora Edna, maze akamwitegereza, atangira rero kubwira Richard ati ariko ubu uyu mukobwa koko niwe wansimbuje. Naho Richard araseka ati uyu mukobwa rero rwose agukubye inshuro nyinshi, gusa sinigeze nkwirukana, kubera ko nyine nawe wari kuzagira umwanya wawe wo kugira ikindi kintu ukora runaka, ariko nyine uyu mwanya wari uw'uyu mukobwa Edna, kandi awufitinzemo neza cyane. Iyi kontra rwose twasinye niwe ugomba kuzayikora, kandi azayikora neza kurusha abandi bantu bose. Uyu mukobwa rero akomeza kuvuga amagambo mabi, maze Richard akabona ntabwo rwose Edna akwiye kuyumva, aramukurura akamujyana muri biro ye, maze agahita amubwira ati ndavuze ngo ntuzongere kungarukira muri biro, hari ama agence menshi, uzagenda ushaka yandi ubamo, naho iyanjye yo yihorere, ntabwo nanjye nkigukeneye, kubera ko sinkeneye umukobwa udakeneye ko twatera imbere. Kubera icyo wumva twahora ku mumaneke umwe gusa? Dukeneye n'abandi, dukeneye n'andi maraso mashyashya, kandi ntabwo twari twakwirukanye, nta nubwo twari twakwimya akazi. Sinumva rero ikintu cyakubabaje. Uyu mukobwa rero arasohoka, maze Richard akabwira umuzamu ati uyu mukobwa ntazongere kwinjira hano ukundi. Nyuma y'iminsi mike rero bajya nyine kwerekana ya marike ya wa mukiriya, ibintu rwose birenga umukiriya kure, dore ko guhera uwo munsi atangira kubona demande zirenze kure ibintu bakoraga, dore ko rwose imyenda iragenda igakundwa, abantu bose bakaba nta kindi bari kuvuga uretse uyu mumaneke mushya uba witwa Edna. Ba bashuti rero ba Edna
sinzi ukuntu nyine bareba kuri televiziyo bakabona Edna yabaye undi muntu, gusa babanza kutamunamumenya maze bakamumenyera ku izina rye. Wa mukobwa rero bari inshuti abwira umugabo we ati mbabarira umbwire uriya ni Edna cyangwa ndi kurota, amazina ndabona araye ariko isura ntabwo ari iye. Uyu mugabo rero aramwitegereza maze akamubwira ati uzi ko ari we. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ya Edna ati ndumiwe, amezi angahe amaze agiye none ndebera yabaye umuzungu, uzi ko rwose utamenya ko ari we neza neza, gusa nyine wakoze amakosa akomeye kuba rwose warirukanye Edna. Edna yari inshuti yanjye magara, ubu ngubu nta nubwo nashobora no kumuhamagara, reba ukuntu yabaye umusitari. Naho rero uyu mugabo ati ubwo se utangiye kunshinja amakosa? Naho rero uyu mugore we ati cyane rwose ndi kumva mpise mukumbura. Umugabo ati ibyo birakureba, nuramuka ugiye kumureba ntuzagaruke, aba afite ubwoba nyine ko Edna yazavuga ibyo byose. Naho rero ku rundi ruhande Edna aragenda akaba umusitari, akagenda akaba ikimenya bose, buri muntu wese akaba ari we wenyine ari kwivugira. Umunsi umwe rero baba bicaye nyine mu rugo Edna ndetse na Richard bari nyine gusangira. Richard rero ahita abwira Edna ati ni ukuri dukwiriye rwose guserebura iyi ntsinzi kubera ko iyi kontra yagenze neza cyane, yaduhaye amafaranga menshi, noneho kandi yatumye tunamenyekana. Ubu ngubu ajansi yacu ntabwo ikiri kuri rwa rwego, ubu abantu bose barayimenye ku isi yose, ntabwo ari mu gihugu cyacu gusa. Ubu nsigaye nirirwa nitaba amatelefone yo mu bindi bihugu bagushaka kugira ngo ubamamarize. Naho Edna ati hoya ntabwo bishoboka, ati none se icyongereza mvuga bazajya bacyumva? Naho Richard aseka ati baracyumva cyane, ati rega warakimenye kucyo cyifata nka wa mukobwa wa kera, ubu rwose ntabwo ukiri Edna wa kera, ubu wabaye undi mukobwa. Icyongereza n'igifaransa ubivuga neza cyane, abantu bose ahubwo baba bumiwe ukuntu nyine ubivuga nta n'umuntu n'umwe uzi kutize. Edna rero araseka ati gusa nyine byose mbikesha wowe, buri gihe iyo mpagaze imbere ya miruwari maze nkireba, ndireba nanjye nkiyoberwa ntakubeshye, binsaba rwose gushishoza, gusa uko nirebye mpita numva amashimwe ndi kugushimira kubera ko ni wowe nyine watumye mba umukobwa ndi w'uyu munsi. Arahindukira rero akareba Richard maze agasanga Richard ari kumwitegereza adahumbya, ndetse bisa nkaho rwose ibintu byose yavuze atigeze abyumva. Ahita amucisha ikiganza mu maso ati uri gutekereza ibiki? Naho rero Richard ati nari ndi gutekereza kuri wowe. Edna ati kandi se watekerezaga iki? Richard ati Edna ndabizi ko nyine ibintu ngiye kukubwira bigiye kugutungura, ariko rwose niko kuri nyine. Ndashaka kukubwira ko ngukunda kandi cyane, ndetse nagukunze kera, nuko nyine nanze kugutesha umurongo, ariko ni ukuri Edna ndagukunda n'umutima wanjye wose. Iyo nkubonye nyine nkubonamo umukobwa w'inzozi zanjye, nkubonamo umukobwa nifuza ko yaba umukunzi wanjye. Ntabwo nigeze nkunda na rimwe, nta wundi mukobwa wigeze anshimisha, ariko wowe iyo nkurebye mbabona nta gukuraho amaso, mba nkwifuza nyine nk'umukunzi wanjye. Edna rero araceceka maze nawe agakomeza akitegereza Richard. Naho Richard agahita amubaza ati hanyuma se ko nta kintu uri kuvuga? Ndagutengushye, ibintu nkubwiye ntabwo wari ubinyitezeho, ndakwinginze rwose umbabarire. Buriya urukundo nyine nta muntu urukontorora, urukundo rujya aho rushaka, ntabwo nakabaye nkubwira ibi bintu, ariko nyine nanjye rwose byizanye, kandi ntutekereze ko ari uko ndi umukoresha wawe. Oya rwose ntabwo ari imbaraga, niwumva utankunda nta kibazo uzambwire. Naho rero Edna ahita amusimbukira akaba aramuhobereye, maze bagahita batangira gusomana. Edna ati ahubwo njye ndagukunda kurusha uko nkunda, ahubwo nahoraga mfite ikibazo ko nyine utanyemera kuko nabonaga uri umusore urenze, ariko rwose nanjye nagukunze kera, gusa nkomeza nyine kwihangana sinabikubwira kuko nyine nabonaga ko uri boss wanjye, ndetse nabonaga duhuzwa n'akazi kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Bose rero barongera bagahoberana, maze Richard ati ntabwo bishoboka ko amajoro yose naraye ngutekereza nawe wabaga untekereza. Baraseka rero maze nyine bagahita bakomeza kwifatira ako kunywa, noneho bagahindura ibiganiro kubera ko ibyo baba bari gutekereza kano kanya n'ibyo baba bari kuganira ntabwo ari akazi, ahubwo noneho baba bari kuganira ku mubano wabo nyine wihariye. Nyuma rero y'iminsi mike cyane
Edna aba bari kumufotora nyine nk'ibisanzwe, maze Richard nyine uba wari wicaye ari kumureba nyine ukuntu bamufotora, bamara kumufotora maze yaza Richard agahita apfukama hasi Edna akiri kuza, maze Edna akibaza icyo Richard abaye, naho rero Edna ahita amubaza ati bigenze bite? Richard rero ahita akora mu mufuka akabazanya impeta, maze agahita abwira Edna ati mukobwa mwiza kandi w'inzozi zanjye, ndifuza ko rwose wanyemerera kumbera umugore aba bantu bose bumva, ndakwifuza iruhande rwanjye, ntabwo nifuza ko twahuzwa n'akazi gusa, ahubwo ndifuza ko nyine urukundo dufitanye rwava ku ntambwe imwe maze rukajya ku yindi. Edna rero ibyishimo biramurenga, maze agahita amuhereza ikiganza ati yego rwose ndabyemeye, ndakeka uyu ari wo munsi mwiza ubayeho mu buzima bwanjye. Ayo mbwiye kandi niyo magambo meza amatwi yanjye abashije kumva, ndishimye cyane ntabwo wabyumva. Barahoberana rero maze bagasomana. James rero wari uhagaze hafi aha, ishyari riramwica akumva atangiye gufuha birenze, ahita rero asohoka kuko rwose aba yumva atakwihanganira gukomeza kureba iyi sene. Aragenda akajya hanze maze akifata mu mutwe akibaza ukuntu Edna yamwanze, nyamara rwose akaba yikundiye Richard, gusa nyine nanone ntabwo amurenganya kubera ko nyine urukundo rujya aho rushatse. Kameramani rero hashira umwanya maze agahita abwira Edna ati rero nabonye rwose James kuba bakwambitse impeta bitigeze bimushimisha. Naho rero Edna abwira nyine kameramani ati none se ari he? Kameramani ati yagiye hanze, urabona ko rwose ameze nk'uwataye umutwe. Edna ati genda umubwira aze. Naho rero James araza maze Edna akamubaza ati mbwira kubera iki ibi bintu byakubabaje? James ati ni ukubera ko nanjye ngukunda. Naho rero Edna ati ariko nakubwije ukuri, nkubwira ko rwose ntagukunda, njyewe ngufata nk'umuntu dukorana, nta rundi rukundo ruri hagati yanjye nawe, ntabwo nigeze nkubeshya urukundo, kandi nyine ntabwo nanakwifuza kugukunda. Mbabara rwose ubyumve, buriya hari umukobwa nawe muzahura maze mugahita muhuza mugakundana, ubwo rero kandi uwo mukobwa ntabwo ari njyewe. Ndakwinginze rwose ibi bintu ugiye gutesha umutwe, ahari nyine njye nawe n'ubundi ntabwo twahuza. Uri umusore mwiza, ugira imico myiza, ariko nyine ntabwo urukundo rwanjye rwaje kuri wowe. Naho rero James ahita amubwira ati nyine ndakumva, nuko gusa kwihangana byananiye, kubona ko hari undi musore ugutwaye byananiye kubyihanganira, ariko ntabwo nkurakariye kubera ko ntabwo wigeze umbeshya urukundo. Edna rero aramubwira ati reka nta kibazo, tuzibera nyine inshuti zisanzwe. Naho rero aya makuru yose nyine Richard arayamenya ko abasore bose ba hano muri iyi kampani bakundaga Edna, maze bicaye akamubwira ati biratangaje ukuntu abasore bose bagukundaga, ariko nanone ndi umunyamahirwe nyine kuba ari njyewe wahisemo. Naho rero Edna ati ntakubeshya nanjye sinzi uko byagenze kubera ko nta wundi musore n'umwe nigeze mbona nyine ngo numve mwishimiye cyangwa mutekerezeho, ariko wowe wari ugiye kuzansaza neza neza. Narakwitegerezaga nkareba ukuntu useka, nkareba ukuntu ureba, ariko ubundi urabizi ko ureba neza. Naho rero Richard ati ndeba neza se, kureba neza ko ari iby'abakobwa, njyewe nkaba ndi umusore. Naho rero Edna atumva ureba neza ku buryo iyo uri kundeba mba mbona wakomeza undeba nyine ntuhumbye. Richard rero araseka maze bombi bakaba barongeye barahoberanye bagasomana bati rwose ni ukuri Imana ishimwe rwose kuba twarahuye. Edna rero na Richard batangira nyine gutegura ubukwe bwabo, dore ko rwose buba ari ubukwe nyine buzwi kuko aba bombi baba bazwi cyane mu gihugu cyose. Ni nako kandi baba bakomeza kubona n'amakontra nyine agiye atandukanye, kugeza n'ubwo bari gutegura ubukwe abantu bose bamaze kumenya ko bazakora ubukwe. Hari nyine kampani yahise ibabwira ko bifuza ko bazambara ikanzu yabo ndetse na kositime mu bukwe bwabo, maze nabyo kandi bikaba ari ikiraka, bakazaba bari kwamamariza iyo kampani kandi banambaye neza cyane, babambitse nyine imyenda rwose y'igiciro. Naho rero Richard abwira Edna atari ko rwose wazanye amahirwe mu buzima bwanjye, uzi ko twateye imbere cyane kubera wowe. Iminsi umaze muri iyi agence yacu, iyi agence yacu yakubye inshuro 3 ibyo twinjizaga buri kwezi, kandi byose ni ukubera wowe. Naho rero Edna
ati ahubwo ngiye byose mbikesha wowe, ni ukuri kandi ndakwifuriza ko byose byakomeza kugenda neza. Naho rero Richard ati guhera uyu munsi rega ubu ngubu njye nawe urabizi ko twasezeranye mu mategeko, iyi kampani rero ni iyacu twese. Naho Edna ati mba numva ndi kurota, tekereza ko ubu ngubu nshatse nazajya mvuga ko mfite agence y'abamaneke. Naho rero Richard ati cyane ahubwo nibyo nyine ugomba kuvuga. Aba bombi rero bakora ubukwe noneho nyine bagatangira kubana byemewe n'amategeko. Nyuma y'ubukwe rero Edna yategereje ko azasama ariko nyine araheba, nyamara Edna yakundaga abana cyane. Icyo atarazi rero ni uko Richard we ntabwo yashakaga gutera uyu mukobwa inda kubera ko yumvaga adashaka kumwicira taye, adashaka kumwicira forume, mbese yabonaga naramuka amuteye inda atazongera kwikorera akazi nk'uko yagakoraga, kubera ko yabonaga uyu mukobwa nyine azahita abura nyine abakiriya bamukunda kubera ko nyine azaba afite forume zindi zitangaje. Umunsi umwe rero Edna nyine aba yicaye muri salo ari kwirebera televiziyo, maze hakaza umuntu nyine wari uzanye ibintu yagombaga kuzanira Richard. Edna rero arabyakira maze agasinyira nyine uyu muntu akigendera. Akimara kugenda Edna arafungura maze agasanga ni ibinini byo kuboneza urubyaro. Edna arumirwa akibaza ibi binini ari byo gukora iki. Guhera rero uyu munsi atangira kujya acunga Richard ngo arebe ikintu akoresha ibi binini. Yaje gusanga rero ibi binini Richard yarabivunguriraga muri ji maze akayimuzanira. Ibi bintu byaramubabaje maze atangira kwanga nyine kuzajya anywa iyi ji buri munsi, yayimuzanira ntayinywe. Edna rero yahamagaye nyine papa wa Richard maze aramubwira ati hari ikintu nshaka ko tuganira. Yahamagaye na Richard araza yicara aho ngaho. Edna rero yabwiye papa wa Richard ati ibintu nshaka kukubwira ni ibintu rwose bikomeye. Reba igihe cyose gishize dukoze ubukwe na Richard turakundana, ndamukunda cyane kandi rwose nawe arankunda ntacyo mushinja, ni umwana mwiza cyane, ariko nyine hari ikibazo kandi gikomeye. Njyewe nifuza kubyara ndetse hashize igihe kinini rwose mbyifuza. Naho papa wa Richard ati si we wenyine, kubera ko nanjye ndifuza umwuzukuru, ndakubwiza ukuri kandi mbitegereje nanjye igihe. Naho rero Edna ati hanyuma rero ndumva Richard ari we wakubwira impamvu umwuzukuru atari kuboneka. Richard ati byose kandi ni ibiki? Naho Edna ati ndabizi ko agiye kubihakana. Ahita amuhereza telefone maze akamwereka akavidewo yamufashe ari gushyira ibinini muri ji ye. Ati ndebera Richard ashyira ibinini bituma ntasama muri ji ampa buri gitondo. Naho rero papa wa Richard ati oya ibyo bintu ntabwo byashoboka, none se mwaba mwarakoze ubukwe kubera iki niba mudashaka kubyara? Edna ahita abwira Richard ati ngaho uhakana ko ibyo mvuze atari ibya nyabyo. Richard ati oya ntabwo mbihakana, ariko rwose kuba narakoze ibi bintu nta bugome burimo, nta nubwo nigeze nkwifuriza ikintu kibi. Papa wa Richard ati ceceka, ati nk'ubu ngubu koko niba ibi bintu byaramwangije mu nda, nk'ubu koko umuhaye nk'ibi bintu maze nyababyeyi ikamusohokamo wabigenza ute? Bakivuga ibi rero Richard umutima umuvamo ati oya rwose ibyo bintu ntabwo rwose nigeze mbyifuza, ahubwo nyine impamvu nakoze ibi byose numvaga ntashaka kumwangiriza taye, ntabwo nifuzaga ko twabyara kano kanya, numvaga ari ibintu bizaba kera ariko nyine akabanza akaryoherwa n'ubuzima. Naho rero Edna ati hanyuma se twigeze tubijyaho inama? Nigeze nkubwira ko ngewe ubu buzima ariko nshaka kugumamo? Nigeze nkubwira ko ntashaka umwana? Ibyo ntacyo bimbwiye, kuba rwose nata forume nta kibazo, ariko nkeneye umwana wanjye nawe, ndagukunda ariko nkeneye ko twitwa mama na papa. Richard rero ahita ababwira ati ntabwo rwose nzongera, ndetse bakava hano babyumvikanye. Nyamara bamara gutandukana Richard ati hoya ntabwo byashoboka, ntabwo rwose namureka nyine gutyo gusa. Ahita rero atangira noneho gutekereza ko ari we nyine ugiye noneho kuzajya anywa ibinini kugira ngo abe atatera inda Edna. Edna rero we nyine ntabwo abimenya kubera ko nyine aba abona atakimukorera ji ari we usigaye yikorera, aba yumva nyine nta kibazo.
Umunsi umwe rero sinzi ukuntu Edna nyine yagiye muri dushe maze abasanze uyu mugabo n'ubundi yibagiriwe ibinini muri dushe, yahise akubitaho agatima maze ahita afata bya binini aba agiye kureba umuganga. Uyu muganga rero niwe waba bakurikiranaga nyine, yari umuganga wo muri famiye ya Richard. Yahise rero ajya kumureba maze aramubwira ati mbabarira undebere ibi binini maze umbwire byaba bivura iki. Muganga akimara kubibona rero yabaye nk'uguye mu kantu ati hanyuma se ibi binini wabikuye he? Naho rero Edna ati nabisanze muri dushe yacu, birashoboka ko bino binini bishobora kuba ari ibya Richard. Naho muganga turabizi neza ko ari ibye. Edna ati cyane, kubera ukuntu ababona muganga atangaye ati hanyuma se muga ibi binini ni iby'iki? Naho rero muganga ati ibi binini ni ibituma Richard adatera inda, ni ibyica intangangabo. Naho rero Edna ati hoya ntumbwire ko kandi yaba yarakomeje gukora ibi bintu. Muganga rero ahita amubaza icyo ashatse kuvuga, Edna akamubwira byose uko byagenze. Muganga ati none se wowe ushaka kubyara? Edna ati cyane. Muganga rero ahita amubwira atumva rero rwose nkugira inama kandi ngufashe, nubwo rwose iriya famiye ari inshuti zanjye ariko ndashaka kuguha ubufasha. Reka nkwereke ukuntu tugiye kubigenza maze dukosore uriya musore ku buryo atazigera byibagirwa. Tugiye gufata ibindi binini bidafite icyo bitwaye maze ubijyane ubisimbuze ubirambike aho wakuye ibi ngibi kandi wicecekere wigire nkaho nta cyabaye. Bose akomeza afata ibinini azi ko nyine biri kumufasha nyine, nyamara nta kintu bizaba bimufasha, azagutera inda byanze bikunze. Hanyuma rero ikindi kintu ndashaka ko nyine tuzamuha imiti maze akamera nk'umuntu urwaye, ariko nyine bizaba ari ibintu by'agahe gatoya cyane. Hanyuma namara kumva ameze nk'urwaye azaza kwa muganga. Naza kwa muganga rero tumutere ubwoba tumubwire ko rwose agiye gupfa. Ndabizi neza ko natekereza ko agiye gupfa nta mwana asize bizamuhangayikisha cyane. Edna rero ahita abwira muganga ati icyo gitekerezo ni cyiza cyane. Amuha ibinini rero bisimbuze bya bindi maze akabinywa nyine iminsi mike, akamuha n'ibindi azamushyirira mu biryo maze uyu mugabo agahita yiyumva nkaho rwose arwaye. Niko rero Edna yagiye arabigenza, maze umunsi rero yamuhaye bya binini, uyu musore yamaze kurya ibi biryo atangira gukorora, yumva rwose ameze nkaho atameze neza mu buhumekero. Bahise bamuterura bamujyana kwa muganga. Bakimugeza rero papa we nawe yahise aza, maze muganga nyine atangira kumukorera ibizami. Yamuzaniye ibisubizo maze rwose amubwira yuko arwaye indwara kandi ikomeye ndetse ko asigaje iminsi mike yo kubaho. Aramubwira ati ugiye gupfa, urabura iminsi mike rwose, utangire nyine wiyakire. Richard rero acyumva ibi yahise avuga ati oya ntabwo byashoboka, ntibishoboka rwose ko naba ngiye gupfa ngapfa nta n'umwana nsize, kandi byose ari amakosa yanjye. Naho Edna ati hoya ntabwo ari amakosa yawe, ahubwo ni amakosa ya twese. None se ko warekeye aho kumpa ibinini byo kuboneza kandi nkaba ntasama, ubwo urumva ari amakosa yawe? Ni amakosa rwose ya twese, nanjye rwose ni amakosa yanjye ko ntasama. Naho rero Richard ati hoya ntabwo ari amakosa yawe, kubera ko burya nyuma yaho nakomeje gufata ibinini noneho bituma ari njyewe ntagutera inda. Edna rero ntabwo atangara, ahubwo papa wa Richard niwe wumirwa, ahita azana inkoni hafi kumukubita kandi arwaye. Ati ariko nk'ubu koko nakugira nte? Ntabwo nari nzi ko mfite umuhungu w'igicucu nkawe. Ubu se koko urumva ugiye gusiga iki ku isi? Naho rero Richard atangira kurira ati ni ukuri ndicuza rwose ibintu byose nakoze, kubera yuko nakabaye nararetse tukabyara hakiri kare, nibura nkaba nsize umugore wanjye n'umwana wanjye. Ntabwo numva ukuntu ngiye gusiga ubusa ku isi. Agahinda rero karamwica, amarira akamubana menshi, noneho agatangira kwiheba. Edna rero ahita amubwira ati gusa nyine ikintu nshaka kukubwira ni kimwe, ntabwo urwaye mu by'ukuri ndetse nta nubwo ugiye gupfa. Papa rero wa Richard aratangara ati gute se kandi bavuga ngo ntabwo agiye gupfa kandi muganga amubwiye ko asigaje iminsi mike? Naho Richard ati ariko muganga ibyo yavuze wabyumvise? Edna ati nyine ibyo muganga yavuze nabyumvise, ariko byose ni umupango wanjye na muganga. Twashakaga kugukosora kugira ngo tukwereke ko ari ngombwa rwose umwana ndetse utagomba kwita ku kazi kurusha uko wakabaye wororoka. Ni ngombwa ko umuntu yororoka igihe yashatse. Naho rero Richard ati mbwira nyine ntabwo ndi kubyumva neza. Edna ati
nyine namenye yuko wakoreshaga ibinini bidutuma utantera inda. Nabibwiye muganga rero angira inama yuko twagukorera uburwayi ariko bw'agahe gatoya butari ubwa nyabwo rwose, kuko ibyo bintu ni ibintu bitari no kumara iminota 30 ku wakororaga, ubu byanarangiye kare byashize. Naho rero Richard ati meze neza, ushatse kuvuga ko meze neza? Gusa ni ukuri byose ninjye nabiguteye, ninjye wakoze amakosa, umbabarire. Gusa nyine naragukundaga cyane, ibyo byo urabizi. Nubwo nyine numvaga waguma wikorera akazi ugakomeza winjiza amafaranga, numvaga ntashaka kukubihiriza ubuzima. Naho Edina ati ahubwo nibwo wari uri kubumbihiriza, kuko njyewe nakomeje nshaka umwana, nifuzaga nyine ko nagira amaraso yacu. Naho rero Richard ati umbabarire, gusa ni ukuri sinzongera, noneho ndarahiye. Edina ati humura, kandi nyine uyu munsi nagira ngo nkubwire inkuru nziza, ubu tuvugana ndatwita umwana wawe. Richard kwihangana byaranze, yahise ahobera Edina maze aramusomagura, aramubwira ati ndagukunda cyane ntabwo ushobora kubyumva. Uyu munsi nibwo numvise akamaro k'umwana, ubu noneho ibyishimo birandenze. Uyu mwana ndamwishimiye cyane, kandi nawe ndagukunze kubera iri somo mpaye ry'ubuzima. Ahari sinari kuzigera menya ko rwose ibyo washakaga ari ngombwa cyane. Bose rero barahoberana, maze Richard akanasaba imbabazi papa we, ndetse rwose akazisaba na muganga. Muganga nawe atumbabarire kuba nakoze ibintu bitari ibinyamwuga, ariko rwose byari ngombwa. Naho rero Richard ahita abwira Edina ati ndagukunda mugore wanjye, umutima wanjye wose uba kuri wowe, noneho rwose uyu munsi ngukunze inshuro nyinshi. Naho Edina ati nanjye ndagukunda cyane, niyo mpamvu nagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo nkugumane. Barahoberanye rero, kurekurana biranga rwose. Inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo duca kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.